Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba ari ubwa mbere dusuye tuguhaye ikaze. Niba usanzwe udukurikirana nawe tuguhaye ikaze, urisanga ahangaha dukunda abantu. Turabegereje. Hanyuma rero nkuko musanzwe mubimenyereye mbanje nje kubaha inkuru mwampaye zirimo inyigisho cyangwa se zisabisha inama cyangwa zitanga inama. Inkuru uno munsi ni inkuru isaba inama. Uti byagenze biti? Nayihawe n'umukobwa mwiza ndamushimira. Aragira ati nakundanye n'umuhungu w'umudiaspora. Uyu muhungu w'umudiaspora twarakundanye atari ko ikintu cya mbere ambwe tugikundana. Yarambwiye ati ikintu cya mbere ngenderaho amahame yanjye. Ugomba gukundana nanjye uzi yuko utari wa muntu uzajya unstressa, unaguhamagaye nakubuze ngo telefone ntiri gucamo ngo biti hoya. Ati nkuru tuzi tubiri, umwanya wanjye bari muke atari kukungana tuzawusangira. Rero ndashaka yuko uzangira icyizere ukumva ko umwanya wanjye ari uwawe, sinshaka stress mbega mu ncamake z'urukundo rwakure n'icyizere gike. Ugire icyizere cyinshi unyizere dukundane twizeranye. Nari ndo kubihakana numvaga bimaking sense, arakora nanjye ndi umukozi hano aho ntuye. Ati rero ubwo numva ndabyumva icyari cyo gukora tuzi tubiri, numvaga icyo bisobanuye. Turakundanye atari ko akambanira umwanya pe, akamvugisha, akanganiriza, akambwira amagambo meza, umva tukavugana pe, nkumva n'umuntu w'umusore w'umwana mwiza. Ariko ati ifoto ye ntayo nabonaga. Yaguhaga ifoto rimwe atinze kandi gusanga ifoto nyine donc niba umusabye ifoto aravuga ati kubizi ko nkuru tuzi tubiri mbura umwanya kujya kwifotoza. Ati nkavuga n'ibyo by'abasore. Ifoto ye rwose yazaga rimwe na rimwe ati nabwo ikaza rwose ubona nyine yifotoje ukuntu ku buryo nyine udashobora kubona umuntu neza ariko nyine simbyiteho. Nta foto ageze ampari kumwe n'abandi bantu, yabaga ari wenyine kandi akampa ifoto nyine nabwo gake gashoboka. Ati ibyo ntacyo byari bintwaye kuko navuganaga nawe nyine nkaganira nawe. Ati ibintu byari sawa. Ubwo rero haje kugera igihe tuza gupanga guhura mbwira ko zaza tukate dukora umurenge. Twanyuze gukora umurenge ati nanjye tugatangira process za declaration nyine nkazamusanga tukabana. Umugabo wanjye iwacu baramukundaga cyane ati kubera ko ni umuhungu warekuraga igiceri. Nemvuga igiceri wumva inoti. Ni umuhungu warekuraga amafaranga ku buryo yagiraga ati hereza papa na mama bagura ikintu. Ati mu rugo ati meze bite? Ati fata amafaranga. Ati mpa amafaranga. Ikintu sinakivuga, ati nta n'ikintu navugaho. Ati kuko amafaranga yarayampaye. Amafaranga yampaye se nayishe ubusa. Ati ariko akenshi amafaranga yampaye yafashije iwacu. Ati kandi cyane pe, ndanabimushimira. Hanyuma ahandi ikibazo cyabereye gituma nsaba inama. Twakomeje kuvugana nk'ibisanzwe bigera igihe ambwira ko agiye kuza tugiye gukora umurenge. Azaza tumane ibyumweru bibiri hanyuma scheduling gahunda yo kuzajya gukora umurenge. Iyo niyo yari plan uko gahunda zari zifashe. Ati nambwira nti nta kibazo ewana tayari. Tipe arahaguruka aza ava nyine ahatuye hanze asa hano iwacu. Atumva nkubwire. Ati naragiye nditegura indabyo ndazigura, abashuti banjye mbakoraho bake atari ko abashuti banjye magara mbakoraho kwitegura umugabo wanjye uvuye hanze. Atumva numvaga isi yashize. Ubwo ndagenda nditegura ibintu ndabigura, indabyo uduki ndaje ku kibuga cy'indege. Tugeze ku kibuga cy'indege ati batinda kuzamo gake. Atari ko ashize akanya mbona wabandi araje azana n'undi bari abasore bane basohoka mu kibuga. Ati bakihagera ati nararebye mbona ikintu umutima wanjye mvurijimye. Ati kuko nabonye mbona umuntu abantu bose barimo barareba mu gatedere nguri rero kakunda nakuga ati shadoro wawe yaje nguri ati reba ari nyine ubona umuntu barimo barapointinga bose banyereka ngo ni mugabo wanjye. Mbona n'umuntu utari stable mu rukuntu ameze ati numva ngize ubwoba. Atari ko ndamwegera atarakanga ati atari ko mutinyana ati mwahoberanye. Ati ndamuhobera nkabona atabyitayeho. Muhuru urabyo ararufata ati sawa kwa kundi umuntu afata urabyo agaragara mu kifotoza. Ati ntabwo yasagara ngo twifotoze. Yafashe urabyo atakomeza atera intambwe. Nibike mukabyara. Ati ubwo mukuru baravuze ati yewe atari ko bite byawe. Ati guhagararanye n'umusheri wawe bakabafotora ku kibuga n'ururabyo. Ati mbona arahagaze baradufotora. Atari ko mitamubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, abana n'ubumuga, nabonye ko afite mental issue. Kungubona umuntu yatakaye donc atabona nyine ahari nyine atahazi atazi meaning y'icyari cyo n'icyo ari gukora nahari. Ati niko umuntu yari ameze. Ndangije ati nkavuga atari ko
ijwi ry'uri kumubwira ngo hagarara neza nkumva ni uwo mukuru we, uwo mukuru we bafitanye muri agashusho rwose ubona agiye gusa, atari ko mukuru we ijwi ryavugaga numvaga ari ryo njye ryanteretaga, urumva ati hagarara neza ku bafotore n'umuntu wati ibiti bya wundi wowe, ati nkatarumva rya jwi ry'aba muntu umvugishaga kuri telefone, ugase kendabi I don't know, nibyo ashobora kuba uyu nguyu ariwe twavuganaga, this can be real, ko kundi wumva nyine urwanyije ibintu, ati birananiye ndavuga ntabwo ibintu bishoboka, uyu ntabwo ari we mugabo wanjye twavuganaga, ati mba neza birananiye, ati rero ndangije ndijisha ndahagarara ngo ati bari bananiwe pe, bananiwe ambwa ati turarushye kandi hari nijoro hageze bwije, ati tugiye kuruhuka tuzabona ejo, ati ku mutima ndetse njyabona mvuye, ati nta kibazo rwose, binjira mu modoka yaje kubatwara, ati turataha, tukigenda bashiti wanjye atangiye kumbwira ati ariko se ati ushiri wawe ko mbona nta keya n'iki, ati ntabwo ari mu byoroshye atarananiwe ntabwo mubizi, ati muzi ukuntu ananiwe kudefanda umuntu kugira ngo ataza kunshishamo ijisho ntaragera mu rugo mvuga ibyambayeho, atarananiwe turi mu mubare bamwe rwose arananiwe, ati ejo ahubwo nzamuhamagara yaruhutse dusohokane, ati noneho waganirize neza, urumva ati nicyo kwemeza ko ibintu byari gahunda, nuko ngo ageze mu modoka yari mutwaye ati atanyandikira message, ati sheri ati nakubonye turi mwiza, ati nakwishimiye mana yanjye we, ati yo atumva ejo tumara kuruhuka ejo rwose tuzasohoke tuganire, ati tuvugane, ati ndamugana rya none seri uyu muntu mbonye hano ntabwo yanditse message, ukuntu anamubonye atanyitayeho atanyikoza abona atambuka nyine yihitira agenda, ati kuryo tubona nyine ni ibintu tubona ni ibintu biri noticeable ku buryo ubona tuvuga umuntu afite mental issue, ndavuga nti wa muntu se ugeze mu modoka ngo nyandikire, ati ntarumva akantu karakubise, nuko ati icyo nakoze naragiye ngeze mu rugo nicaza papa na mama, ati ndarira ndavuga ati ibintu mbonye ntibibaho, ku kibuga cy'indege ibintu nabonye ntibibaho, ati se niki, ati muzi ko wamushira wanjye nanjye kwakiraho hanze sanze ari kimara, ati muzi ko nasanze afite uko bivuze nuko yabivuze, ntabwo nta muntu ntutse nubwo nshatse kubivuga muri angire kubabaza umuntu uko nuko nyir'ubwite yabivuze, ati nasanze ari kimara cya kindi ku buryo ucunze nabi cyacira n'inkunda, ati ni umuntu ufite ubumuga, ubana n'ubumuga ku buryo uhita ubibona bigaragara, ati kandi simbivuze ngo, ati mbega n'umushinga mvuze ukuntu bivuga ndabivuga ndababara cyane, ati mu rwara mbwa ati byose ni ibiki, ati papa atamwe ati se afite ubumuga ntibakundwa, ati bose abantu kubera iki uhise usimbukira kuvuga ngo afite ubumuga, umuntu warayubonye, ati papa ati namubonye, atari kwege kumbwira ko afite icyo kibazo, ati nagombaga kuza mbizi, ati ariko ntabwo yakuza kujya kumwakira ku kibuga musanga umuntu nukomeza ibintu yarabimpishe iki gihe cyose twakundanye, ati mama ati ibyo uvuga ni ukuri mwana, ati ibyo ntibyagakwiye niba ari uko bimeze, ati uhita ubivamo, papa tukibeshya mva ko wigenje, ati uramukwe ntabwo yancika, ati ibyo bintu ugende umenye uko byaranja umenye uko bibara, atari ko uramukwe wanjye ntahagiye, ati uramuhungu se, ati gusura muhura iki, ati umuntu wabonye aka kanya mu ijoro isaha imwe bwije, ati bavuga ngo wamubonye, ati tonde uzamurebe utuje, nuko ati ariko mpita numva stress ziraje, ati mvumbuza amahoro, ati ngeze mu rugo ngiye kumva numva barampamagaye, ati arampamagara kuri telefone arambwira ati tuzabonane, tuzasohoka ejo twaruhutse, ati duhurira ahantu mbere yuko ndyama, ati ndyamye mfite gahunda, ati ubwo bukeye tujya kubonana ahantu, tuhageze ku manywa y'ihangu, ati mbona nabonye ko umuhungu afite ikibazo, ati umuhungu afite ikibazo cya kindi ku buryo abona ibintu bisa akabirangarira, akarangarira ibintu bihise akarangara like akagenda, ati mukuru arambwira ati umva nkubwire twicaranye twenyine, cyangwa turi kumwe n'abandi bantu sinabivuga ibintu byinshi, ati ariko turi twenyine ndagira ngo nkumenyeshe yuko uyu murumuna wanjye afite ikibazo, ati afite ikibazo, ati batangiye kumuvura, ati n'ubari ku miti atazakira, ati ariko kuri ubu ngubu ntabwo ameze neza, ati kumubona nuko bimeze, afite ikibazo cyarabonetse barimo baramuvura, ariko nuko ari, ati umwihanganire uko ari, ati nawe yaragukunze agusuka amafaranga ye yose, atagushyiraho imbaraga ze zose, nawe rero ihangane umwihangane mu gihe ameze atya, namara gukira bizakomeza neza, atari kumwihanganira, ati ndamubaza ndetse nkundana nawe ibintu yarabizi ko afite ikibazo agifite, ati yego aragifite, nese kuki atabimbwiye, atari ngo wabwira umukobwa ko ufite ikibazo akakwemera, ati ntabyo yakubwiye, kumvaga ko nabikubwira mutari kumwe muticaranye ari ikibazo, ati ibaza umuntu arimo aravugira yicaye imbere yanjye, nkumva ijwi ryanteretaga, ijwi nakunze niryo ririmo rinsobanura ko murumuna wawe ufite ikibazo, ndamubwira ntabwo reka nkubaze tubwizanye ukuri, ntabwo ariwe twavuganaga, niwe twavuganaga, ati niwe, nakavuga ati twaravuganaga nanjye, ati nyamara njye umuntu twavuganaga ni wowe, undi ati hoya,
ati se wamubajije atagata avuga ngo yewe ngo ni njyewe twavuganaga anshihura ni njye twavuganaga ariko ngo ikibazo se kiri hehe ati mba stress ziranyishe ubwoba buranyica mbura ukuntu mbigenza ati nambwa nta kibazo nta kintu ngusubije reka ngende mbyigeho kuko namwe mwafashe igihe mukaba muzi ko ikibazo ari uko kimeze ngiye bikaba bingwiririye numva igihe cyo kubyigaho ngende nimara kubitekerezaho ati nzabasubiza mubwire icyo gukora munga ati nta kintu cyica umurenge pe turakomeza na gahunda z'umurenge ukomeze ubitekerezeho haracyarimo ibyumweru bingahe uzaba wamaze kumenya umwanzuro atubwo mpita ntaha feri ya mbere no mu rugo no kurira mama namugani mama byarangiye officially babimbwiye ko afite ikibazo ati bavuze ko arimo arivuza ati ntarakira atari ko nakira ati bizamera neza tukukore ku miti mama aramubwira ati bivemo umuntu utarakubwiye ko afite ikibazo mukundanye mukamuburiye ku kibuga akaribwo ubibona kugeza mubonanye ngo mufite ubukwe nibwo ubibonye bivemo ati papa ati warasaze uzibeshya ahubwo numve uhingutse n'iryo jambo ati umugabo n'uriya ntacyo atagukoreye amafaranga yaraguhaye yakwitaho yagufashe neza kuki udashobora kumwihangana muri periode ye kugira ngo akire kuki udashobora kumwihangana kandi bakubwiye ko ari ku miti ihangane namara gufata imiti agakira ati muzakomezanya ati aho ngaho niho ndi ikintu cyitwa civile ati cyenda kuba mu byumweru 2 ati nanjye sinshobora gutuma bino bintu bibaho ati amahoro nayabuze ndareba papa akambwira ati wibeshye ubyice mama akambwira ati genda ubivemo umwana wawe ati byagira ngo papa akandikirana mama akambwira ati umwana wanjye bino bintu nibipfa ati muzasohokana kuki uri gushaka gusenyera umwana atari yubaka urugo ati mama nakambwira ati sinifuza ko umwana wanjye azangana ngo nayo mahanga umwana asanga umugabo ufite ikibazo nubwo bamubwiye ngo kizakira se azabwirwa n'icyo ko kizakira kuki batayimubwiye kare ati papa akavuga turasenya urugo rutari rwabaho wowe nta n'isoni ati none ubu ati ndi mu mayirabi ati mfite stress ntashobora kugira ukuntu ababwira uyu muntu sinshaka ngiye gukomezanya nawe papa yabihagazemo mama nawe aranshyigikiye atabugeze mu barimo arambwira ati ijambo ni ryawe umwanzuro ni uwawe narakubwiye ati naso yaravuze ati sinshaka gusenya urugo rwanjye uhitemo icyo ukora ati none mungire inama yica no umuntu urugumva kino kiganiro uyu muntu ari uwawe wamugiriye ihe nama abigenza wowe ari wowe biri kubaho kano kanya wabigenza uti ntibaye wari baye umwana wawe wamugiriye ihe nama inshuti yawe wayigiriye ihe nama wigira inama nawe wakwigira muri situation nk'iyi ngiyi yewe nabyumvishije nabibasharinze inama ngiri personal nayimuhaye ariko arifuza niyanyu mwebwe mubyumva muti mwumva yabigenza ati akora iki abigomemo abivemo wabigenza utari wowe inkuru no munsi niyo ngiyo ndabizi ko ikomeye cyane yanangoye cyane kuyumva yanangoye cyane yangoye pe na nyiri ubwite kwivuga yahagararaga akabanza agastopa tukongera ariko birantangaje ukuri nyikoze mu minota mike cyane uko byumva cyumva wakora inama watanga support yawe uzabukoze Imana igumugisha dushyiraho itafari ijwi ryawe imbaraga zawe twungane n'umukobwa uri mu mayira birabuze amahitamo ndabizi ko ibitekerezo ni byinshi uko byumva sekunda byumva ariko twese tubishyize hamwe ariyungururira wahitemo ibikwiye yumvishije inama ku bandi murakoze cyane Imana wo mugisha ngira amahoro bye